Amahoro y'Imana nabane namwe. Ndabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Tugiye kuririmba indirimbo y'189 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Mugenzuraga mu ijuru ujye utumbira Yesu, aza kuyobora amahoro, ujye umuhanga amaso, ujye umuhanga amaso we, ujye umuhanga amaso, ajya arinda umutumbiriye ku manywa na nijoro. Ujye umuhanga amaso we, ngo ujye umuhanga amaso, ajya arinda umutumbiriye ku manywa na nijoro. Iyo ushutswe ngo uyobe inzira ujye utumbira Yesu, ukomeza inzira ifunganye n'umukureho amaso, ngo ujye umuhanga amaso we, ngo ujye umuhanga amaso, ngo ajye arinda umutumbiriye ku manywa na nijoro. Ngo ujye umuhanga amaso we, ngo ujye umuhanga amaso, ngo ajye arinda umutumbiriye ku manywa na nijoro. Iyi nzira itagaragara habaye mu kabwibwi, Yesu ati njye ndi kumwe nawe, ujye umuhanga amaso, ngo ujye umuhanga amaso, ngo ujye umuhanga amaso we, ngo ajye arinda umutumbiriye ku manywa na nijoro. Ngo urupfu nirushaka uwarwo ujye utumbira Yesu, nibwo uzageza mu ijuru usohora amahoro. Ngo ujye umuhanga amaso we, ngo ujye umuhanga amaso, ngo ajye arinda umutumbiriye ku manywa na nijoro. Ngo ujye umuhanga amaso we, ngo ujye umuhanga amaso, ngo ajye arinda umutumbiriye ku manywa na nijoro. Ngo ajye arinda umutumbiriye ku manywa na nijoro.